umva rero none se n'iki kintu wenda kumwe kugira byatuma duhurira ahandi hantu ikirenze se rwose reka mubaze usore umuntu mukuru none njye gusaba irindazi ngo wamaye ngo nguhe ikisi kandi ari rero ngo ibihese ngo byabi none ahubwo nawe arasa ku ntego nawe urenda kumbwira ikisi njye kubwira indazi reka mubaze wowe nabwo icyo mubwira nyine yakimbwira numva nyine tutakibura wowe urumva tuvuze sibyo se cyo kubwira birahari so hari nanjye nkamamare kabenda ko duhurira hehe unyizera se ndakwizera tuza rero zaneshani ukimani kumvira dorimanda ziravuze muze twese dukanguke kukwimana yacishaka nuko twese tubabe urababa amen Yesu ashimwe tugeze mu kanya ko gusoma ijambo ry'Imana reka duhe mama Prince atuganiriza ijambo ry'Imana mu minota 3 Imana iduhana umugisha ahite atwinjiza mu kwatura no kwihanzya Yesu ashimwe cyane amen ntabwo byoroshye kuba twajya ku murimo w'Imana tutiyejeje cyangwa kuvugana n'Imana abisa kugira ngo tubanze twiyeze Yesu ashimwe amen Yesu yavuze ijambo rikomeye ngiye abana b'Imana baganiraga ibitabo by'urwibutso ngo byaramumburwaga haleluya amen haleluya kandi bikandikirwa imbere y'Imana yuko abana b'Imana bateranye natwe rero hari ibitabo by'urwibutso byamaze kumburwa yuko twagize gute twateranye adurira naribi ubwo tugende kuki cyane se kuki cyane simba nazo kureba nkaza nsa nabi kubera iki n'usajya mu rugo ni he ko ndeba duriye hafi hafi tu ni handi mpamvu niyo duhurira ha banajya duhagarara ngaha kujya ngo tugiye mu rugo nyine mu rugo ibaze hari ibirenze hariyo ndi kandi ujye gushaka abandi bagushaka nyine hari ibandi hari n'abanye bantu no mu rugo ku ruhande okay tugende nari bitunze gukerera yego gusa nyine tumva ibana cyakoze kabisa mboro ngira movi mbabara ubwize ntabwo nabwihanganira sibyo se shamubira neza shamubira ubundi ndabizi ni ibyanjye ariko binkorera sibyo sawa tugende se kandi ijambo ryongera kumbwira rirambwira ngo umutima unezerewe ukamera unezeza Imana ariko umutima ubabaye ntabwo unezeza Imana ni byiza ko twavuga ijambo ariko tutakiranutse rya jambo ntacyo byaba rimaze kandi umutima wanjye cyangwa se umutima wariva uba itanezerewe ntabwo gusenga ko ni kwakumvikana aba yatukanye cyangwa yarwanye ntabwo rero byoroshye Yesu nashimwe amen gusa reka twakire umukozi w'Imana w'umushyitsi ni umushyitsi tumwakire mu izina rya Yesu amen anatwibwire narangiza anasenge kugira ngo twiyeze duhite twinjira mwanya nitumara kweza dusome ijambo gatoya rero ni umushyitsi nabazaniye reka muvuge ni umushuti wanjye yitwa mama Karine turaturanye asanzwe ari inshuti yanjye kandi nawe akunda gusenga akunda Imana no gusenga ibindi rero Yesu aduhana umugisha amen Yesu abaho umugisha amen reka dusome ijambo ritoya ni wa undi bajya bavuga se bita 4G ni umwe bajya bavuga bita 4G oya Jen okay wow manshi akunda gusenga si byiza cyane nasa witwa Jennifer Jenny bisobanura iki Jennifer Janet nawereka gugu tergugoba nibyo bizarandira iyakuremye ikwitayeho ngaho humura izi mpamvu ituma bibaho izi mpamvu kurira bibaho
Yesu nashimwe. Amen. Ititira kwa ngo kwihangana no kutarahira no gusenga no kuyobora abayo. Turumva ni ijambo ririmo impuguro z'ibintu byinshi. Iri jambo umurongo wa kabiri ngo nuko bene data mwihangana umugeza w'umwami Yesu azazira. Abantu benshi babuze kwihangana muri iki gihe gikomeye, abantu bacitse intege. Ngo dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka bw'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Mube ariko namwe mwihangana, mwikomeza imitima kuko kuza k'umwami Yesu kubegera. Yesu ashimwe. Amen. Iri jambo rishatse kuvuga iki rero? Iri jambo rishatse kuvuga ngo ibi byatugeranyije n'umuhinzi. Ngo umuhinzi ahinga ubutaka bw'igiciro, akaburindira yihangana, akarindira imvura y'umuhindo, ngo ndetse ngo byakwakarindira n'iyitumba. Ariko abana b'Imana muri iyi minsi bananiwe kugira gute kwihangana. Umutima wawe ariko humura Imana ikwitayeho, izi gutemba kwayo marira yawe n'igihe wihebyurira, hanagura ayo marira yawe ku maso kuko wakuremye akwitayeho. Izi mpamvu ituma bibaho, izi mpamvu kurira bibaho, iyakuremye izi mpamvu. Uvuye? Durishya. Aiki. Zeruzo nitwaje kuri wezo nyuma. Siko bana mafaranga yo kugura. Ya kwa. Uzaba amafaranga kugura dodo. Zonyine. Ariko banza hari ajya n'ibindi bintu byo guteka. Sawa je? Sawa. Ariko banza ushusha amazi. Rero iri jambo ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro cyane cyane yasenganye umwete. Irindi jambo kuvuga ngo twatubirane ibyaha byacu. Ariko niba kubwiriza iri jambo naje gusanga hano harimo umumama nakomeje kubona ufite ikintu bita umujinya muri we. Ndumva yakwihana. Hiriwe mukora hari izi nasabaga umuntu bita Nadine, nakomeje kubona uko nabwirizaga iri jambo rivuga ngo mwaturirane ibyaha byacu. Ko nagiye kubona mbona umutima wawe ubaswe n'umujinya n'uburakari bwinshi. Rero nagiye ngo wihane kugira ngo Imana itugirire neza, Imana ibahe umugisha. Wihane kugira ngo Imana imubabarire. Imana ibabarire umujinya n'uburakari. Yesu akubabarire. Imana ikweze. Imana ibabarire urwangano rw'umutima. Urangana cyane. Imana ikubabarire. Ninde mwagiranye ikibazo ko nufite uburakari bwinshi cyane ku buryo wumva n'umuntu nasiga wanyuma? Uyu mugore ndamwanga pe, nubwo twaje gusenga ariko ndamwanga n'umutima wanjye wose. Nta mukristo wangana. Ni wowe mugore yangaze. Ni wowe nanga ntawe. Ko ngese ndi umukobwa ndi umugore. Yego bawe. Mbabarire. Yesu ubundi unyangira icyara umukristo wangana. Nta bugingo uzabona nimba wangana. Kugira ngo uzabone ubugingo nuko ukizwa neza ukamara amasa. Ngewe nta cyaha nagukoreye, sinigeze nkwicira, sinakubwiye nabi, sinagusuzugura, unyangira iki? Bibiliya inavuga ngo utababarira ntazigera babarira. Urashaka Imana ikubabarira kandi we ntushaka kubabarira. Gira kubabarira kugira ngo nawe ubabarizwe. Kwanga mwene se wari umwicaye. Imana imbabarira ariko numva mwanga pe. Se kwa ntamaguru bimeze bite? Ubu ngubu igihe bampaye kirenze iminsi 3. Ubundi bizakunda. Abona mama gati. Allo? Yes, Christian. Muraho neza. Ni ibisanzwe nyine by'iyi minsi. Twagira ngo tukumenyeshe ko gahunda z'akazi zitagenze neza. Turacyari kubyigaho, uraza kwihangana mu gihe ugitegereje igisubizo. Sawa murakoze. Sawa. Kazigeza. Debira nk'uyu munsi.
ituma umuntu rwose atanashyiraga uturaso ku mubiri ntibibura arampamagaye nzi ko agiye kumbwira ngo mu gitondo uze mu kazi cyangwa nimugoroba numva nk'ibintu ari sisasema ari kuntera hari ikindi kiza mu ngo babwiye uburyo ntanabivamo rwose nkenanira n'umuzunguzaza ntanibwa nicaye muri uru rugo ubundi ubu naho njye naho mbana n'abantu so ubu ngubu reka nzi ariko nshaka ikindi kintu nakora sinazabiguma nonyanga nta bugingo uzabona kuko uko uri kumbonamo Imana nanjye nkakubonamo Imana nge ndagukunda n'umutima wanjye wose nzarinda njya mu nda y'isi ngukunda kuko Yesu Kristo adutegeka gukundana yewe ndagukunda n'umutima wanjye wose imbabazi zo nzisabye Imana ntabwo nzisabye uyu mugore nzisabye Imana ntabwo nzisabye uyu mugore ndongera mbisubiremo uyu mugore dufitanye ibibazo byinshi kandi ntabwo tuje kubikemurira hano mu cyumba cy'amasengesho ndumiwe ko izi mpamvu ituma bibaho